mbwira watubwiye yuko nta bana ugira uyu muntu mumaranye imyaka irenze 20 kandi warabimenye ko atabyara ni ikihe kintu cyatumye ugira imbaraga zingana gutya zo kuba ukibana n'umuntu nk'uyu birashoboka ko wenda wicara ukanavuga uti ntago wenda zanakira ibi bintu n'ubutwari kandi ni no gukorera umugisha mpamvu mbikubajije ni ukugira ngo abadukurikiranye bagiye bananirwa utuntu dutoya bamenye ko kwihangana bishoboka imbaraga bazikuye he koko ngo natwe dusangizeho ku bantu batentebutse banacitse intege bamwe bananiwe kwihanganira ibintu nk'ibi cyangwa n'ibiruta ibi n'ibindi buri wese agira iki nihe wakuye imbaraga wenda ngo tumenereho iryo banga imbaraga ziva ku musaraba yego wa Yesu Kristo uyu mutware wanjye yitwa Ngirinshuti Aburahamu yego tumaranye imyaka irenga 20 ariko muri iyo myaka yose imyaka twamaranye ari muzima niyo mikeya indi yose tuyimaranye arwaye. Hanyuma se ubu burwayi umaze igihe kingana iki ubwivuza? Kuva 2005 ndivuza. Hanyuma mufite abana bangahe? Ntabwo tugira abana. Ntabwo murabyara? Ntabwo twigeze tubyara. Ubu mumaranye imyaka ingahe? Tumaranye imyaka irenga 20 niko nababwiye. Mureke mbabwire biri kutwigisha kuko yigeze imbwira ati rero ntabwo abana banje uzagenda ubambwirira ngo ntabwo mbanga ngo ndabakunda. Ngo niba mwebwe mugira abana mukabajyana mu ishuri bakiga ngo njyewe Uwiteka mubona yuko ndinjiji ari njyewe ubyara abana simbigisha ngawata ngo nanjye abana banje ngomba kubigisha abashyira mu ishuri bakiga. Irambwira ngo ibigeragezo rero yemera ko bishyika ku muntu ngo biri kumwigisha. Amen. Ijambo rimwe rivuga ngo ndaza vuba nzanye ingororano bitegure ko Yesu aza vuba azanye ingororano. Ndagira ngo mushimire uyu muryango. Yego nukuri. Uyu muryango dusangire yego yuko mwadutekerejeho. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nkuko mubimenyereye ni kuri dusangire
ni kuri dusangire, ni muri bya biganiro byacu n'ubundi bimwe tujya gusura abantu barwaye batishoboye. Nawe urabyumva hano handitse ngo ni dusangire, nk'uko nabibabwiye n'umuryango witwa Dusangire udakorera inaha mu Rwanda, ariko dusangire. Dusangire iki? Dusangire ibyishimo, dusangire imibabaro. Ariko nabonye dusangire ni imibabaro, kuko burya mu byishimo iyo abantu bishimye nta muntu rwose mva, nta muntu bajya bakenera ngo batere inkunga y'ibyishimo. Ntiwabura butumira muri anniversaire, ahubwo kugira ngo ubone abagusura kwa muganga nicyo kibazo. Wamaze kwiga ukarangiza ntabwo ushobora kubura baza kurya kuri ya firiti uba wabateguriye. Ariko kuvuga ngo dusangire aho naryamye naheze mu buriri, aho ho rwose mbona ari ibiryo abantu bisangiza by'imibabaro. Muri make abantu benshi ntago bakunda abantu bababaye, ahubwo bakunda abantu bishimye. Iyi dusangire rero ni dusangire ibibazo, dusangire amarira, dusangire amakuba muko dushoboye. N'ubundi rero uyu munsi hari umuryango twegereye twaje gusura. Muraho komera cyane, ahimbazwe. Umeze gute? Uyu munsi rero twaje kubasura nka dusangire, usibye ko by'umwihariko tunaziranye. Umeze neza? Turaho, tumeze neza. Yego, turashimira Imana. Ngaho ibwira abantu badukurikiye. Nitwa Kubwimana Maria. Uyu ni umutware wanjye. Hanyuma amaze igihe arwaye. Uyu mutware wanjye yitwa Ngirinshuti Aburahamu. Yego. Tumaranye imyaka irenga 20. Ariko muri iyo myaka yose, imyaka twamaranye ari muzima niyo mikeya, indi yose tuyimaranye arwaye. Yego. Ni ukuvuga ngo uburwayi rero afite abumaranye igihe kirekire. Ariko nyine Yesu hamwe n'ibitugerageza ngo azagenda ducira akanzu. Yego. Akomeje kubana natwe no mu minsi ishize. Twari turi mu bitaro ASHIRA. Yego. Arembye ameze nabi. Ariko turashimira Imana yuko yakomeje kumwongerera imyaka yo kubaho. Ngaho muhe nawe adusuhuze. Yego. Nitwa Ngirinshuti Aburahamu nk'uko mwabivuze. Nagize icyo kibazo cy'uburwayi bita stroke. Yego. Bita mu ndimi z'ikiganga babyita stroke, ariko abandi bakabyita pararize. Yego. Muri iyi minsi rero nagize crise cyane, njya mu bitaro, njya muri koma, vuba hano ndi muri koma, bantereye amaboko, bangiza kwa muganga, marayo ibyumweru 2 birangiye, banjye barangarura, none sinari nakize neza, banjye banterera amaboko, bangaruye mu buriri, mba mu buriri, none kugenda noroherwa. Ndashimira Imana ko ari cyo yakoze. Hanyuma se ubu burwayi umaze igihe kingana iki ubwivuza? Kuva 2005 nivuza ASHIRA, buri kwezi njyayo. None se bakubwiye yuko udashobora gukira? Ntabwo buzakira, ni ugukomeza kugufasha gusa? Ni indwara babyita ngo mu kiganga babyita ngo iditeri, indwara ihozahoraho itakira. Nta bundi bufasha cyangwa nta handi hantu bakubwiye ko bashobora kukuvura, wenda nka kumwe bohereza abantu mu bindi bihugu? Birashoboka, ariko ntago abaganga basashika, ntago iyo wabonye umwanya bawuha abafamiye babo, ntago babiha buri wese. Ariko byumvikane ko habonetse ubundi buryo bwo kwivuriza ahandi hantu bakaba bagufasha, ushobora kuba wakira, cyangwa bakubwiye ko ari indwara itavurwa aho ariho hose? Ntago nabasobanurire ngo bansobanurire niba, ariko bambwira ko, bambwira nk'umuganga twajyaga tuganira, yari umukristo w'Inyarugenge, yagambwira ngo muri Canada habayo kina ngo nziza ngo zishobora kugorora umuntu akaba yagira, bakaba naho muri Amerika ho baguha n'insimburangingo, ngaho zo wagize ikibazo bakaguha insimburangingo. Yego. Hanyuma se muri ubu burwayi bwawe ikintu kikugora cyangwa kikuremerera, mbese urumva ukunda kujya kwivuza, ujyayo nka kangahe mu kwezi? Buri kwezi njyayo rimwe kugura imiti, nicyo kibazo kingora. Yego.
kuko imiti kwa muganga wabona banyandikiye imiti nk'itatu cyangwa 7 nkabona nk'itatu indi nkagenda nkayibura nabona umuntu wenda umaye nka 500 nkagenda nkagura dukeya ibyo nabyo biri mu bituma nakira. Hanyuma ubwo ikibazo ufite muri ubu burwayi bwawe icyambere ni ukubona imiti idahagije bishobora no kuvamo n'ingaruka yo gukomeza kurwara no kumera nabi. Biranumvikana kandi ikindi kibazo wagira ni icyo kuva hano ujyayo kuko ntugenda. Yego nk'uko rero muri kubibona kuri Dusangire ni ukuri abantu bakeneye abandi kugira ngo bakomeze kubaho. Hanyuma abarwayi bagizwe n'abazima, twebwe bazima rwose. Ntukabane n'umuntu wahororokeye mu nzu ngo uzi neza mubana umuryango ku muryango cyangwa mu gipangu, uzi ko yabuze ubushobozi ngo ujye urya uryame usinzire. Niyo mpamvu Dusangire twegera abantu nk'aba ngaba kugira ngo tubasangize ku bufasha dufite, ariko nawe udukurikiye ushobora kubunganira ntibakabe bonyine. Burya umuntu ashobora kugira uburwayi bukomeye ariko noneho ikintu bita kutagira ubushobozi bwo kugura imiti, kutagira ubushobozi bwo kurya, kutagira ubushobozi bwo kwishyura inzu, ibyo bintu byose byamwituraho, uburwayi bukarushaho kugira imbaraga agakomeza kumera nabi. Ariko burya abantu bagizwe n'abandi, niyo mpamvu dukora ibi biganiro. Hanyuma nsubiriza mikoro umufasha wawe. Hanyuma mufite abana bangahe? Ntabwo tugira abana. Ntabwo murabyara? Ntabwo twigeze tubyara. Ubu mumaranye imyaka ingahe? Tumaranye imyaka irenga 20 niko nababwiye. Mureke mbabwire, hari ukuntu nigeze soma Bibiliya sangamo amagambo akomeye ngo ukuntu Imana itazanegosiya n'abantu, ngo uzajya uvuga ngo byarakunaniye Imana ihita ikwereka ababishoboye kandi bimwe biteye ubwoba. N'ibi bintu harimo inyigisho. Atubwiye ko bamaranye imyaka 20 irenga nta mwana n'umwe. Ni 5 hagati aho ngaho hagati ya 20 n'itanu. Hanyuma se mwaba mwarivuje mwaragiye kwa muganga ngo murebe ikibazo mufite? Twagiye. Mwasanze ari ndufite ikibazo? Twasanze ari umutwaro ufite ikibazo. Yego. Kandi yari akiri muzima atari yarwara gutya. Yego. Imana iguha umugisha kubwo kwihangana kandi uzakomeze wihangane. Hanyuma ni wowe umurwaje, wowe mu bisanzwe ukora iki? Nta kintu nkora. Ariko nkorera Imana hamwe no gusenga Imana. Nyine Imana igenda imfasha. Yego. Hanyuma se ushobora gute kumurwaza kandi udakora? Kandi ni wowe nyine. Hari igihe cyabayeho agifatwa n'ubu burwayi. Narakoraga nkacuruzaga agataro. Yego. Hari mu mujyi i Nyarugenge. Hari mu Nyakabanda kuri Cafe do Nyakabanda hafi aho ngaho niho nari ncumbitse. Nkajya kurangura imboga n'inyanya Kimisagara nkaza nkabicuruza. Nkabizengurukana mu bipangu aho nari ntuye hafi aho. Yego. Imana ikampa umugisha. Hanyuma tugashobora kubaho. Hanyuma se ubu ngubu igishoro cyarabuze? Ntabwo ari izo mpamvu. Umuntu hagize se nko mu bantu badukurikiranye, hari igihe dukurikiranwa n'abantu bafite umutima, bafite ubumuntu, baba bumva babaho ariko bakaberaho abandi. Haramutse habonetse nko mu badukurikiye hakabonekamo umuntu waguha igishoro, ntago wakongera ugacuruza kugira ngo ubone uko utunga umurwayi wawe? Nk'ubu muri iyi minsi arembye ntago uri kubona ukuntu ngenda. Yego. Ararembye ubu ngubu nubwo mureba aha ngaha. Oya biraboneka. Nta kintu na kimwe nashobora kwijyana. Yego. Haba ari kuri toilette. Yego. Mbese ni hafi aho ngaho. Turabyumva. Rero ntabwo rero kumusiga ntabwo biba binyoroheye. Nkajya kureba ibyo nkora ntabwo byoroshye muri iyi minsi. Hanyuma muri uko kumurwaza ni wowe mubana mwenyine, nawe nta kazi ugira, nawe nta kafite. Ni nk'iki kihe kintu kikugora cyane mu buryo bwo kumurwaza? Nyine ni byinshi. Vugamo bikeya. Ni byinshi biba bigoye umuntu mu buryo
iyo urugo umutwara arwaye yego n'umufasha akaba nta kazi nyine urabyumva nawe ibintu biba bikomeye ntabwo biba byoroshye yego biba bikomeye ibintu byose biba bikomeye ntabwo biba byoroshye yego ntabwo najya rero muri detaye ngo nkeneye ibi ngibi ngo n'ibi n'ibi ariko ikintu kigoye cyane umwana wo kuba nk'ubu aha ngaha turanahacumbitse murakodesha mbese uburyo bwo gukodesha uburyo bwaho kubaho yego hanyuma se mbwira watubwiye yuko nta bana ugira uyu muntu mumaranye imyaka irenze 20 kandi warabimenye ko atabyara ni ikihe kintu cyatumye ugira imbaraga zingana gutya zo kuba ukibana n'umuntu nk'uyu birashoboka ko wenda wicara ukanavuga uti ntago wenda azanakira ibi bintu ni ubutwari kandi ni no gukorera umugisha mpamvu mbikubajije ni ukugira ngo abadukurikiranye bagiye bananirwa utuntu dutoya bamenye ko kwihangana bishoboka imbaraga bazikuye he koko ngo natwe dusangizeho ku bantu batentebutse banacitse intege bamwe bananiwe kwihanganira ibintu nk'ibi cyangwa n'ibiruta ibi n'ibindi buri wese agira iki nihe wakuye imbaraga wenda ngo tumenereho iryo banga imbaraga ziva ku musaraba yego wa Yesu Kristo hari ijambo riri mu Bafilipi igice kimwe umurongo wa 20 haravuga ngo ntabwo twahawe Yesu ntabwo twahawe kwizera Yesu gusa ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe bivuze ngo niba Yesu yarababajwe akemera kwitangira ubugingo bwacu akabutanga ku bwacu ubugingo bwe akabutanga ku bwacu ni ukuvuga ko natwe nyine tugomba kwihanganira imibabaro duhura nayo kugira ngo tuzashyikire ubugingo buhoraho kandi rero nk'uri imbaraga nzikura umusaraba wa Yesu Kristo umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ngenda umukristo ngo kandi nzahora ndiwe ngo mu bintu byose ngeze hehe kubupfa amen ntabwo rero kuba umukristo ari mu byiza gusa ari mu munezero ahubwo no mu mibabaro tugomba guhora duhamya Kristo ntandi rero nakuye imbaraga ni kuri Kristo nuko nizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye nyamara kumwakira numvise yuko Yesu ari byose ku muntu mufite niba ari byose ku muntu mufite ntabwo ari umunezero ntabwo ari ukwambara neza no kurya neza no kuvuga neza ahubwo n'ibibazo nabyo birahari yego bivuze ngo rero kuri Yesu kumwizera iyo twamwakiriye tukamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu ntabwo tuba tugomba tuba tugomba no kwakira ibyo duhaye byose tuba tugomba no kwakira imibabaro tuba tugomba no kwakira ibyishimo tuba tugomba kwakira byose aduhaye ibigeragezo tuba tugomba kubyakira kandi ibigeragezo ntabwo ari uko Yesu atwanga yego ahubwo ni ukugira ngo atugerageze arebe koko tumukunda by'ukuri amen niyo mpamvu tugeragezwa kuba tugeragezwa ntabwo ari ishyano riba ryaguye kuko Imana iba iri kutwigisha kuko yigeze imbwira ati rero ntabwo abana banjye uzagenda ubambwirira ngo ntabwo mbanga ngo ndabakunda ngo niba mwebwe mugira abana mukabajyana mu ishuri bakiga ngo njyewe Uwiteka mubona yuko ndinjiji ari njyewe ubyara abana simbigisha ngaho ngo nanjye abana banjye ngomba kubigisha abashyira mu ishuri bakiga irambwira ngo ibigeragezo rero yemera ko bishyika ku muntu ngo biri kumwigisha amen Abisirayeli yabacishije hara mu butayu bw'ishuri niko handitse haravuga ngo ni ubutayu bw'ishuri igira ngo ibigishe irebe ko bashobora kwitondera amategeko yayo cyangwa ko batashobora kuyitondera yego ikigeragezo rero umuntu ahura nacyo icyo ari cyo cyose ntabwo Imana ibimwanga cyangwa ntabwo ari uko aba yakoze ibyaha ahubwo kuba ari ukugira ngo Imana imupime irebe koko ko ayikunda yego urakoze muduhere mikoro hanyuma hari abandi barwayi bari kutureba
hari ababyuka bakagenda, hari n'uwo duherutse kujya kureba rwose twaramurebye umva ngira ngo nta wundi muntu urwaye nkawe ku isi ubaho. Hari abafite uburwayi nk'ubwawe, hari abo babwiye ati nimugende muryame mutegereze gupfa. Ese waba wumva ufite ibyiringiro by'uko uzakira? Kubera imyaka maze kumara imyaka 20 ndwaye. Yego. Noze kukinyiriho. Yego. Hari abantu nzi bakomeye twafatiwe rimwe. Yego. Tunavuga amazina, hari abaminisitiri b'intebe n'abaminisitiri. Umwe ni wo mu Rwanda undi ni wo hanze. Yego. Nagize iyi stroke cyangwa se paralize, nabo bari muri icyo gihe muri icyo cyumweru nabo bahita barwara. Abo barapfuye ngewe ndacyariho. Si cyo ari abaminisitiri. Ari abaminisitiri baje kwivuza. Umwe wagiye kwivuza i Burayi baramubaga. Araza amara imyaka n'akaka muri koma yarapfuye. Aho bamushyinguye rero bateye igiti wagitema cyarakuze. None ngewe ndacyariho. Haleluya. Kintu nkundira barokoresha Imana. Kambabwira ijuru naho ryaba ritariho, ariko ikinyi Imana idutera iminsi katubaga tutumva kirahagije. Wareba ukuntu uyu muntu arwaye n'ibyiringiro afite. Hanyuma nirihe jambo wabwira abantu barwaye nkawe uburwayi iyi myaka irenze 20 ni myinshi? Hanyuma niyihe message wabaha nonaha? Hanyuma mbese ni ayahe magambo wababwira guturutse nk'umuntu w'Imana yo kubakomeza? Kuko harimo abavuga ngo ngwino unyice mpfe vuba urwo mpfuye si ruto, harimo abavuye ku Mana, hari abatuka Imana, hari n'abazi ko Imana ngo itanabazitana bakunda bati hoye ukunda abazima barwaye ukatureka. Nirihe jambo wababwira? Ijambo rimwe rivuga ngo ndaza vuba nzanye ingororano, bitegure ko Yesu aza vuba azanye ingororano. Yego. Kandi azahemba buri muntu wese. Ahubwo barebe uko biteguye bate. Mubwo burwayi bwabo biteguye bate. Yego. Mubyo ibibazo biteguye bate. Bayisuzuma, nyamara kwisuzuma barebe uko bimeze, basanga bitameze neza babikemure kugira ngo azaze basanga biteguye. Yego. Hari ikindi kintu wakisabira se abadukurikiranye muri uyu mwanya umva kiri ku mutima wawe kugira ngo dusoze? Numva umufasha wanjye yabuze ikibazo cy'imibereho cyangwa naho kuba. Yego. Icyo nicyo cyane gikemutse, byaba bikemutse, ariko imibereho yo mwese duhora ku rugamba nta kibazo, by'Imana zabona bikwiriye zabiduha. Yego. Nta rindi jambo ufite wabwira abadukurikiranye? Jambo ufite nabwira abadukurikiranye, baba ari abantu bafite ibibazo, baba ari abantu bafite ibigeragezo cyangwa abantu barwaje, nababwira ngo bihangane, kuko kwihangana gutera kunesha. Kandi hari ijambo riri mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, riravuga ngo urwandiko rwanditswe na Yakobo igice 1:12, hari ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Amina. Ibyo ni ryo jambo nabwira abantu bafite ibibazo wenda nk'ibyo ndimo, cyangwa n'abandi bafite ibibazo bibagoye bibaremereye, cyangwa n'abandi bantu bandi baba badukurikiranye. Yego. Nababwira ngo bihangane, kuko nibihangana nibamara kwemerwa, twese nitumara kwemerwa tuzahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abayikunda. N'indi jambo riri mu Migani ibice 22:10, hari ijambo rivuga ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye 0 ubusa. Nagira ngo ntangariza abantu bafite ibigeragezo ngo bareke kugamburura. Amen. Bakomere bihangane, kuko hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa niho azahabwa ikamba ry'ubugingo. Iryo ni ryo jambo rinkomeza mu buzima bwanjye, niryo rituma ntagamburura. Amina. Ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi Imana yararyandikishije kugira ngo turigenderemo kandi turikoreremo. Ikindi natangariza abantu baduteze amatwi, ndagira ngo mushimire uyu muryango. Yego, ni ukuri. Uyu muryango dusangire. Yego. Yuko mwadutekerejeho mukaza kudusura. Imana ibahe umugisha mwinshi kandi bashyigikire. Ibagurira imbago, ibahe umugisha mu bintu byose. Amina. Mugerageza gukora.
amen, ihire imirimo yanyu amina, byose iyo mukora, kandi ishyigikire ibitekerezo byanyu, amina, kandi isubize ibyifuzo byanyu. amina. Niryo jambo nabatangariza. Hanyuma murakoze, Imana ibahe umugisha. Namwe murakoze cyane, turabashimiye. Hanyuma kandi mukomeze mwihangane, ukomeze urwane intambara nziza nk'uko wari ubitubwiye. Hanyuma nawe Aburahamu, nawe ukomere. Nakomeje guceceka, abantu wenda bazi ko nahari, ariko nukuri nakozweho ku mutima bikomeye. Ntabwo nakozweho cyane n'uburwayi, ahubwo nakozweho n'izina ryitwa Aburahamu. Aburahamu uzi imyaka yamaze nta rubyaro. Noneho nitegereza uriya mu mama nsanga ni Sara neza. Ariko noneho tuba tugira ngo ibintu nk'ibi byigisha abantu badukurikiye. Wowe umaze imyaka 2, wowe n'umugabo muri bazima, muragenda mukajya mu kazi, ntimurabyara, ariko induru yavuze ku musozi. Itegereze hano Aburahamu na Sara bicaye aha. Aburahamu amaze imyaka 20 arwaye, kandi ikindi kintu cyanteye ubwoba cyo nshaka no kuza kubaza uwo mubyeyi Sara. Bari kubatije komera Sara. Ayo ni amazina y'ubuhanuzi, mwakira ubuhanuzi. Turayakira mu izina rya Yesu. Muri iyo myaka igera muri 25 watubwiye ko wari ubizi neza ko umugabo ari ufite ikibazo kugira ngo mutabyara. Yarabimenye. Yarabizi. Hanyuma Imana imwongereraho, uyu nguyu aragenda abapararize. Arakomeza abana nawe. Urakomeza ubana nawe. Nimutiga murorere. Ndashaka kukubaza, kandi rwose twisanzure tuganire utubwize ukuri, kuko hari aho na Sara yageze abwira Aburahamu, aramubwira atari koko dukomeze kubaho gutya, basi wajyamanye n'umujakazi akazabyara ku bibero byanjye. Nta gihe wigeze ucika intege, wenda niyo yaba umunsi umwe cyangwa amasaha, ngo uvuge utari ko wareba ukuntu mbigenza. Ntabwo byigeze bibaho. Ntabwo byigeze bimbaho. Tukiva kwa muganga bakimara kutubwira ikibazo aho giherereye, naravuze ngo Imana yacu ni Imana ishobora byose, yitwa Imana twabyaye, yitwa Imana tutabyaye, ni Imana iminsi yose ni Imana. Rero ntabwo ngewe nzajya kwiyandurisha ibintu byitwa abagabo. Ngo ijambo ryamfashije muri iyo minsi, numvaga riri ku mutima wanjye muri uwo mwanya bakimara kubimbwira, ngo Daniel na bagenzi be bageze muri kiriya gihugu cy'i Babuloni. Byanditse mu gitabo cya Daniel gice 1 umurongo wa 8. Tumva ari aho ngaho ngo Daniel na bagenzi be bamaze kugera muri kiriya gihugu cy'i Babuloni, umwami yarabiyegereje, ashaka kubashyira impande ye kugira ngo bajye basangirira ku meza. Yabonye ari abasore beza bafite igikundiro, ashaka ko azabigisha ibintu byo muri kiriya gihugu, amategeko yaho, mbese bagafatanya nawe hari kuyobora, niko nibwira. Hanyuma abo basore rero ngo Daniel, kubera ko basengaga Imana, ari Abaheburayo bubahaga Imana, ngo bagambirira mu mutima wabo kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Kuko ngo ibyo byo kurya bararebye babona babicisha imbere y'ibigirwamana, kugira ngo babigeze ku meza babanza kubimurikira ibigirwamana by'i Babuloni. Basengaga ibintu by'ibigirwamana bitari Imana yo mu ijuru, ariko bari abasore babibonye baravuga ati twebwe ntabwo twarya biriya biryo biranduye, ntabwo twabyegera. Hanyuma wenda kugira ngo tudatinda, kuko mfashe mikoro mu mwanya utari ngombwa kubera ko nari nkozweho, mubana mwari mukijwe mwese? Tubana ntabwo ngewe ntabwo nari umunyedini rya DPR. Yego, ariko wari ukijijwe? Narasengaga. Yego, Imana yavuganaga nawe? Yego, okay. Cyose nasengeraga mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Uyu nguyu niwe wari umwadeperi. Yego. Mumpere mikoro rero, bwari umwadeperi.
ubu buzima hari ikintu Imana yigeze ibukubwiraho ubu ngubu urimo yigeze bimbwiraho watunguwe nawe no kugubwa gitumo n'ibi bintu umuntu wese ikiremwa muntu igihuye n'ikibazo nawe udatungurwa yego hanyuma umaze kumenya ko ari ufite ikibazo wenda cyo kutabyara ntabwo wigeze wegera umufasha ngo umubwire utariko wakwigendeye nawe warakomeje turashikama urumva wakwivanaho waba wiyoroshe hariho imbeho waba wiyoroshe hariho imbeho ikiringiti ugakora ikiringiti nitwe n'imbeho yego ako ngenda ndashaka kubaza niyihe mpamvu igutera kumwenyura no guseka n'ibyishimo mbabonana mvuze ngo muri couple yishimye ifite ibyishimo bidaturuka ku bana bidaturuka ku butunzi bidafite ahantu na hamwe bituruka mwaza muri couple ya mbere ni kihe kintu kibatera guseka kwishima muri mu bihe nk'ibi mu nshuti yanjye nkubyize ukuri umugabo twakiriye yitwa byishimo yitwa amahoro agakiza si nkubwire nguki agakiza sinabona uko nkakubwira yego Yesu akiri mu isi yavuze ngo umuntu agiye turazana n'ibyishimo n'amahoro ati mbasigiye amahoro ayo yadusigiye rero niyo atuma duhora tunezerewe yego uburwayi nibwo bwaza Lazaro niyo yarwaye Yesu yaramuzuye arongera arapfa bwa kabiri ibyo rero ntabwo byatuma dutakaza ibyiringiro ngo hari uburwayi nubwo twapfisha ariko muzi aho mugiye nta kibazo mpera mikoro Sara wawe Abraha iyo umuntu ari mu bihe nk'ibi ahura n'ikindi kigeragezo cyitwa amagambo buri wese aravuga hari n'igihe wenda wasanga mwarabanye n'abantu batabishaka nta magambo yakugezeho akubwira ngo mureke menshi tuguzapfa utabyaye tugushyingurana ikara yewe ni byinshi ariko umugabo twakiriye nuko mugumaho neza ese wumva umukunda ku ruhe rwego ngiye nicyo kintu nshaka kukwibariza umugabo Yesu oya ndavuga Abrahamu wawe ndamukunda ku rwego Yesu yadukunze ariko mufate ku rutugu mubwira akajambo muri ubu burwayi ukamubwirire kuri izi kamera zacu wenda niba wenda waranamusezeranyije yuko muzarinda mutandukanywa n'urupfu wongera ubimubwire turebe ko mufate ku rutugu genda kwisabiye Sara mufate ku rutugu umusheri wawe mubwira akantu rwose kuko impamvu mbivuze turi mu kiganiro ibi bintu bizamara imyaka 100 irenga aka kantu hari igihe kazongera kakagaruka gira ikintu ubwira umufasha umutware wawe ndamukunda kandi Yesu wacu twakiriye n'urukundo yego yaravuze ngo dukundane kuko icyo ngicyo ari cyo kizamenyesha abantu batubona yuko turi abigishwa be nyakuri rero impamvu mukunda nuko ari Yesu wabanje kudukunda yadusezeranije ko natwe tuzadukundana nta n'ikindi kindi nabamuca ni urukundo rw'Imana rero impamvu nakomeje no kugumana nawe ni ukubera umusaraba niko nababwiye yego ni ukubera Kristo yataba Kristo wawe waragiye yataba Kristo iyo ntaba mfite Kristo mba naragiye ariko kubera Kristo uri muri njye ngo si njyewe uriho Pawulo niko yavuze ngo ahubwo ni Kristo uri muri njye ikintu namwifuriza rero nuko yagumana na Kristo hanyuma kandi nanjye tuzagumana nk'uko twagumanye mu mpere mikoro ariko Abraha iyo urebye umufasha wawe umubona gute hari abavuga ngo mubona nk'akarabo baravuga ngo mubona nka marayika umubona gute umufasha wihanganye akagumana nawe
ngewe ntabwo navuga akarabo si ko washobora kuza izuba cyangwa ibindi kagasaza sinzi uko nabivuga. Ni Yesu wamunyihereye niko navuga. Yego. Abona ko yabonye ibizambaho aravuga ati reka nguha akabando kazagusindagiza. Niki wamubwira umufasha wawe? Namubwira ngo akomere kandi akomere muri Yesu. Icya kabiri namubwira ngo yihangane natagusara azabona ingororano. Yego. Nta kandi amukunda se? Kumutoma rwose. Kumutoma. I love you. Yo. Yewe mama Charlene, umva mbonye impamvu y'ijambo naramukiyemo ndayibonye yari iyi ngiyi. Naramukiye mu ijambo rivuga ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana kuko ukunda undi abashohoje amategeko. Iri jambo niyo mpamvu ryandamukiyemo. Yewe mama Charlene, reka dusoze ikiganiro. Noneho mpera mikoro umufasha wawe atange nimero, kubera ko uretse no kubafasha muri inzu y'ibitabo muri abantu umuntu yakwigiraho pe mu burambe mufite bw'imyaka 25 mubana, kandi nta munezero mwigeze mubona uretse uwo Kristo yashyize muri mwebwe. Muratangaje. Tanga nimero umuntu yababona. Umuntu ashobora kwifuza kuba yabashyurira amezi 5 y'inzu, ashobora kuvuga ati nagurira imiti ya Abrahamu. Hari n'ushobora kuvuga ati ngewe ndamwishyurira ajye kwivuza basi bizanga ariko naragerageje. Tanga nimero yawe nubwo turayishyira no ku kiganiro. Numero yanjye ni 078 45 18 112. Yego, nta yindi niyo yonyine mugira? Ni 072 8 5 18 112. Yego, murakoze cyane. Hanyuma ibyo muri kubona nibyo dusangire yabazaniye. Reka mama Charlene abinyuremo muri makeya anagana ku musoza asenga Imana dusoza. Ibi bintu iri nivuga butumwa. Ubu niyo mpamvu ibi bintu mbona mbibamo nuko habamo ivuga butumwa n'ubuhamya bufasha abantu. Uko biri kose nimba Imana itazaburana n'abantu ngo ntago nari kubishobora, izagiza na taburo y'ababishoboye uhite ngo nta rubanza uzashyira ku Mana. Impamvu ibi bintu biba rero Imana ikabyemera bikaba ku muntu atarisha abantu, bikaba ku muntu ataragiriye n'aba abantu, akavuka nk'uko twavutse, agakura nk'uko twakuze, Imana ikamuhitamo mu bihumbi n'ibihumbagiza, ikavuga ngo wowe uri taburo ngiye kuzigishiriza mu bwoko bwanjye. Ubu se nkawe wari ufite fisi na Charlene na Fifi? Kanze nkubwire wenda biriza abantu ni byinshi ariko nimba babatarira we warizwa niki? Ngeho yankubita urushyi nyine kahita impano urushyi. Hanyuma nawe udukurikiranye gabanya imyiryo kabisa, gabanya rwose urababaye shiti yanjye, ariko naba barababaye. Hanyuma wumvise ibyiringiro bifite ubugingo bafite, hanyuma kubyiringiro bifite ubuzima ufite bifite n'ubutunzi ujye ugerekaho n'ibyiringiro by'ubugingo. Aba bantu batubera isomo ryo gukomera mu gihe twakomeretse, aba bantu bigireho kwihangana. Hanyuma hano hari ikigeragezo cyo kurwara ariko hakaba n'icyo kurwaza. Nimba hari umuntu waboreye mu bitaro afite bene wabo, mukamurwaza mukamujugunya mukamurambirwa, wigire kuri uyu muntu. Hanyuma nimba nawe urwaye barakubwiye ngo utegereje gupfa, wigire kuri uyu muntu niba ibyiringiro afite. Hanyuma ikindi mwigire no kuri dusangire, nimukarye mwenyine. Abantu bifuza kudufasha kugira ngo tugere kure, namwe mutwegere. Naberetse nimero z'uyu mumama uba muri Amerika, mumuhamagare. Nimba ufite ifu y'igikoma, nimba ufite isukari, nimba ufite ya mituwere, amafaranga yawe ufite make cyangwa menshi, urabona ko abo dufite bo gusangira nabo ni benshi. Muze tujye muri dusangire dukore umurimo.
hanyuma Imana ibahe umugisha. Dusabiye n'umugisha mama dusangire utuye muri Amerika nyiri uyu muryango, nawe aho dukurikiraniye, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi ikomeze ikugwize, ikwagurire imbago, amaboko yawe abe magari, kugira ngo dukomeze gusangira n'abantu bafite ibibazo ndetse n'uburwayi. Namwe turabashima, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. hanyuma ibyo wabazaniye biri hariya biri hariya, yego. Hanyuma nanjye nshimiye ariko iyi couple vraiment Cyprien nanjye ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, kuko iyi ni imirimo myiza kandi iyi ngiyi ntabwo izashya, izava mu muriro ikomeye imeze itunganijwe imeze nka zahabu. Rero wasenga Imana, ariko mbere yuko dusenga nawe ushobora gutanga nimero yawe, kuko umuntu ashobora kubura uwo cyangwa uwo mubyeyi ntahita amubona, ariko akaba yakugeraho byihuse. Yego, nimero yanjye ni 078 35 42 668. Yego, usenga Imana. Mana, turagushimye kubw'uyu mwanya waciye inzira kugira ngo tuze kureba bene data. Warakoze, wagize neza kubw'ibyiringiro wababitsemo ndetse no gukomera kugira ngo bakomeze abandi. Izina ryawe ntirikigere ryibagirana muri bo, imirimo y'amaboko yawe ikomeze igwire kandi igwiza ari myinshi. Hanyuma ukomeze kubagirira neza, tubatuyeho umugisha bageze kure kandi ubahebye imitima yabo yifuza. Ukomeze rero kutwagurira imbago, ukomeze kubana n'ubuzima n'ubugingo bw'abantu bawe, kandi ukomeze gushyigikira uyu muryango mu mpande zose mu izina rya Yesu, amen.